Yambahaye ikaze nk'ibisanzwe akaba imisature kuri misature official nibura bwa mbegeze kuri iyi channel ko gukora subscribe. Umunsi rero tugiye kureba ibintu 10 umuntu udasanzwe yabonye urukundo rudasanzwe, yakoze ibintu 10 abona umukunzi udasanzwe, urukundo rwo ruragenda rugera kure. Ese nibiki yakoze? Areka atwiyumvire. People use to ask me. Atanya tubwira ati abantu bajyaga bambaza bati ati ni gute wabonye umuntu ugukunda by'ukuri? Ati nanjye najyaga mbabwira ati ati sinategereje, oya sinigeze ngewe negereza, ahubwo jye nafashe akanya nihugiraho nditegura. Ati yafashe akanya nihugiraho hanyuma rero aritegura. Ati mbere yuko umura nawe, ati ngewe namaze umwanya ndi njyenyine. Siniyumvaga njyenyine, ahubwo nari ndi kwiga uwo nariwe. Mbese yafashe akanya, hantu ufata akanya ukihugiraho ukareba atari kubundi ngewe ndi muntu ki, uburi n'iki nkwiriye, nshoboye iki. Hahandi rero ufata akanya ukitekerezaho. Ati nawe niko yabigenjeje. Reka dukomeze. Akomeza ati ngibintu nakoze ibintu 10 byamindura ubuzima bigatuma mbona urukundo nashakaga. Yavuze ati nahagaritse ngiye kwiruka ku bantu, hahandi wiruka ku muntu utagushaka, ukajya umugerageza ati ndagukunda ariko wapi. Hahandi usiga ugusanga, ugakurikira ugusiga. Yes, wirukira ugusiga ugasiga ugusanga. Yes, wewe icyo kintu rero yaramaze kugikosora. Yaravuze ati ngiye singomba kwiruka ku muntu utanshaka. Love isn't begging if someone wants you to be there. Ati urukundo sugusabiriza, oya ntago ari ugusabiriza rwose. Mbese handi wiruka ku muntu utinda gukunda kandi atagukunda, oya urukundo ntago ari ugusabiriza. Urukundo no kuguma hafi yawe, n'ahandi ubona ushaka kuguma hafi yawe, handi wihugiraho hanyuma rero uza akaza. Ariko ntabwo ari kwa kundi ugenda ngo wiruka ku muntu utinda gukunda kandi atagukunda, ukavuga uti tuzabana kandi rwose ubona anifite abandi nyine koko yaravuze ko atagukunda. My dear friend, niyo mpamvu rero ubwiye kuvuga uti ntabwo urukundo ugomba kwinginga, ntabwo ari nko gusabiriza, oya urukundo ahubwo ni ugutuza ukabona rwanyaho. Ati ntufite nyine impamvu yo kwiruka ku muntu, oya ahubwo tegereza urukundo rwanyarwo uruze. Second thing that I did is this. I worked on myself. Ati ikintu cya kabiri nakoze ngiki, nihugiyeho ndakora, ati mu marangamutima, hahandi nyine vuga uti rwose kabone naho uriya ntamusaba urukundo akabyanga, nge ntabwo bizamungabanya, ahubwo nzizera ko ngomba kubona abandi. Ikindi mu bumenyi no mu marangamutima bagenda atera imbere, ndetse no mu myizerere hahandi uba wizera uti ibintu byose birashoboka. Ati niwo nshobora gutanga icyo udafite, bisaba rero ko muri wowe wizera, ukizera, muri wowe ukiyubaka, muri wowe ukagira ubundi bumenyi, muri wowe ukagira mbese gukomera mu marangamutima. Yes, aho ngaho rero tubona nawe umuntu mwiza cyane. Ati ikindi kintu cya gatatu nakoze, ati nize kwishimira kuba njyenyine. Hahandi mbere yuko uvuga uti ngo abandi bankunde, nawe ubanza kwikunda, ukavuga uti
why not? Kubera iki ngiye nashobora kwikunda niki ndi kubura handi ufata akanya ukavuga uti nanjye ngomba kwikunda. Yes, buriya byagora kuba wanakunda umuntu cyangwa wakundwa nawe ubwawe utikunda. Biriya kugira ukundwe bisaba yuko nawe uba wikunda. Real love starts with being happy alone and then sharing that peace with someone else. Ati urukundo rwa nyarwo cyangwa se urukundo nyarwo rutangira no kwishimira ubuzima bwawe mbere yuko nyine ubona undi muntu urabanza nawe ukishima. Arakomeza ati ikindi kintu nakoze nahagaritse kwigira intungane hahandi wigira utariwe cyangwa kwishyira mu yindi shusho kugira ubonwa neza kandi atari uri. Ushobora kuba uri umuntu ukunda kwisanzura, yes, wikundira ikintu runaka rwose kandi nta kintu kibangamiye abandi kiragushimisha, ariko ukagerageza kwihishira uti ngo ukomeze kubonwa neza cyane hahandi ubura gukora ibigushimisha kandi niyo bibangamira abandi biremewe rwose nawe biragushimisha ukanga kubikora ngo nukubera abantu. Niba ukunda kwiyambarira wenda costume ukavuga uti aravuga ko nirata, no, ngaho bakoze ikosa rikomeye cyane. Ni hahandi rero wihugiraho hahandi ureba ibigushimisha, ngo icyo kintu kintu cy'ingenzi. When you are honest about your flaws, you attract someone real. Ati iyo wemera amakosa, niba hari amakosa wakoze ukavuga uti ntayakoze ukibabarira, ahangaha rero ngo nawe ubona undi muntu w'ukuri, ariko hahandi rero y'ubwawe ugerageza kwijijisha ubona nawe undi muntu ukujijisha nyine. I became clear about what I wanted in love. Ati ikindi kintu atubwiye ati naje kumenya icyo nashakaga cyanya cyo mu rukundo. That's no one guessing, no more guessing. I wrote it down, the values, the vision, the kind of heart I wanted. Ati jye naricaye ndandika indangagaciro zanjye, icyerekezo cyanjye ndashaka kugera ku kintu kimwe cyose. Icyo nashaka kugeraho nacyanditse n'icyo umutima washakaga, handi wicara ugategura ukavuga uti ndashaka urukundo runuru rwa nyarwo, hanyuma nawe ibyo ushaka ugatangira kuba byo. Niba ushaka umuntu mwiza nawe ugerageza ube mwiza, niba ushaka umuntu ugira urukundo nawe gira urukundo. Yes, aho ngaho niho uzabona uwo muntu. Rero urabanza ukicara, we yaricaye ayandika icyo ashaka cyose kugira ngo azabone uwo muntu. Ikindi kintu nakoze, mbese narekuye ahahise, mbese ibyahise narabiretse. Yes, ushobora kuba rwose waragerageje undi muntu akavuga ati njye ntabwo byakunda akaguhakanira, ibyo byose yarabyibagiwe kuko ibyo bitekereje niyo ugiye kugerageza undi muntu bihita biguca intege, hahandi utekereza uti uyu muntu wasanga nanone ari bumakanira, ariko we yaravuze ati ibyo na byose narabiretse ahahise narahibagiwe. Ati naribabariye, yes, hari igihe rimwe na rimwe ushobora kuvuga warakoze ikosa runaka, ariko ntabwo ari igihe cyose kuba wahora urigarura uvuti cyangwa wicuza. Yes, ushobora kuvuga uti ndicuza kuba naragerageje uriya muntu, kuba naragiye mubwiye ngo ndamukunda. Yes, byarahise, wakuyemo isomo, ubu ngubu rero nicyo gihe ngo rya somo wakuyemo urikoreshe none, ariko ntabwo ari uguheranwa na past. Yes, ahahise hahore buri gihe hagusubiza hasi, no, ubu ngubu ukwiye gukora icyitwa move on, ugakomeza ukareba future. Ati ahangaha ni hahandi noneho umuntu ukunda, wa muntu wa nyawe aza agusanganiye. Ati ndetse nanjye ubwanjye naje kwibabarira, nibwo nahise rero mbona umwanya w'undi muntu umushya. Ati ikindi kintu nakoze, my dear friend, ubwanjye nazengurutswe n'urukundo, nagiye mu rukundo. Ushobora kwibaza uti mbere yuko mbona urukundo nagiye mu rundi rukundo. Yes, gute? Reka twumve. Ati mu muryango, mu nshuti, n'ukuntu n'uburyo nitaga ku bandi. Yes, natangiye kwirema mu rukundo rwo gukunda abo bose. Hanyuma rero
undi yahise yizana nyine. Yes, niyo mpamvu twabivuze, iyo wikunda undi nawe aza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu rero nicyo cy'ingenzi cyane, kwikunda. Yes, kugira nawe ubone undi ugukunda. Ya, ati urukundo mbese ruriyongera, rwiyongera ahandi rwa rusanzwe ruri. Yes, niyo mpamvu twakomeje kubivuga, niba ufite urukundo rwose, wikunda, ukunda abandi, inshuti, umuryango, mbese nawe ubwawe wikunda, handi unezezwa no kuba rwose ufite urwo rukundo. Ati urundi rero narwo rurizana rukikuba. Ya, ni ibintu ngo byikora. Ati ikindi kintu nakoze, nize kuvuga neza no kuvugisha ukuri. Ati naretse gukina ibya mikino nyine handi ubeshya umuntu. Niba hari n'undi muntu wenda muri mu rukundo ukaba wamubeshya, ati si byiza. Mbese vugisha ukuri. Ya, vugisha ukuri. Niba umuntu agusabye urukundo ukumva ntabwo bikurimo, kuki ugiye kumubeshya? Kuki ugiye kumubeshya? Nawe ubwawe ntabwo uba utuje mu mutima. Vugisha ukuri aho kugira ngo ubeshye. Yes, niba nawe ubwiye ko umuntu mukunda, mubwire yuko umukunda bya nyabyo, atari ukumubeshya. Ati we yaravuze ati iki cyo nari nagisoje. Ati urukundo nyine rwanya rwo rukeneye ukuri. Ati ikintu cya cyenda nakoze, naje kwihangana. Kwihangana ni ikintu cy'ingenzi cyane buriya. Yes, bijya bibaho rero yuko umuntu nyine ushobora kuba uri mu rukundo, umuntu yarangiza akaguhakanira, ugahita uvuga uti reka nanjye mpita njya mu rundi rukundo bw'amakaniye. Oya, ko buriya kwihuta cyane, by'umwihariko mu gihe umaze gutandukana n'undi muntu ugahita ujya mu rundi rukundo, bizana urujijo. Numenya n'uwo muri kumwe aho ngaho niba agukunda by'ukuri. Bisaba rero kwicara ukihangana, ugatuza, ugashyira ibitekerezo ku murongo, ukavuga uti reka nuze uwanjye azaza. Yes, mbese gutegereza ahangaha bizana urundi rwego, hahandi nyine ubona undi muntu wa nyawo mu gihe wihanganye. Ati ikintu nakoze cyanyuma nacyo cyacumi, namenye yuko mbikwiriye, hahandi nyine wizera uti nanjye ndabikwiriye. Kubera iki riko? Kubera iki ngewe nakwiriye urukundo rwa nyarwo? Icyambere ufite urukundo, ukunda abandi, why not? Kubera cyo utakundwa? Yes, ibi rero yatangiye kubitekereza. Ati suko wenda nari intungane, hahandi nanigize uwa nyawe. Oya, ngahubwo nuko nari mfite, naniteguye gukundwa no gukunda. Mbese naniteguye kwakira urukundo ndetse no gukundwa. No gukundwa uko bikwiriye. Yes, mbese suko nari mwiza cyane. Oya, ahubwo ngiye nizeye ko mbikwiriye. Handi rero nabonye urukundo, nanjye gukunda no gukundwa uko bikwiriye. Ati umunsi umwe rero umukunzi wanjye yarigaragaje, yaraje katwumva. Ati suko ninginze. Oya, njye sinigeze ninginga. Ati ahubwo nuko njye nari ndi umuntu mwiza, nuko nizeye ko ndi umuntu mwiza kandi ukeneye kandi ukwiriye. Yes, ukwiriye kumubona. Ati niba ushaka urukundo rwa nyarwo, wijya guhiga, mbere nk'ugiye kumuhiga uti njye ndarushaka. No, urukundo rukurimo, wijya guhiga. Barakubwira bati ubwo urukundo aho kugira ngo ujye kurushaka ugende uvuga uri kuri stress uti ndashaka urukundo rwa nyarwo. No, muri wowe rukuze, ruri muri wowe rukuze, abandi bazaza bagusanganira. Kuko umuntu ukwiriye ntabwo aza ngo aguhe icyuho, ahubwo araza ngo umuhuze. Yes, wowe ni wiyubaka muri urukundo rwa nyarwo. Umuntu wa nyawe
azaza. Ati arakomeza ati umuntu wa nyawe araza. Asoza agira ati murakoze cyane. Yes, ndabashimiye cyane rero. Yari Misatoro kuri Misatoro Official. Rero ugambye ugeze kuri channel uye gukora subscribe. Biraba ari mbwa yawe ikomeye. Ciao ciao.